nongeye gusuza ko cyamurika Africa TV ni by'agaciro kenshi kuba duhorana ni iby'umumaro kubona turi kumwe umunsi ku wundi. Uyu munsi nongeye kukubwira ibintu bishobora kuba byaguteza imbere mu gihe gitoya, ariko nimba ukora ibi ngiye kukubwira wizere neza ko gukira ari inzozi, uzajya ubirota ubone wakize, wumva abantu babikubwira yuko uzakira, ariko gutera imbere bizakugora mu gihe ibi bintu ukibikora bikurikira. Icya mbere, nimba ugisindira mu ruhame, menya ko gutera imbere bizakugora. Icya kabiri, kuba ufite inshuti ziguhamagara mu gihe bazi yuko hari icyo wabonye, bakakubwira ati ko winjije ibihumbi 100 waje tukabibangamira muri no weekend, ko kuwa mbere tuzongera tukabona andi. Aho ngaho gutera imbere bizakugora. Ikindi, ukagira na za nshuti nazo ziguhamagara zikubwira ati nabonye ibihumbi 200, nabonye ibihumbi 50, nabonye ibihumbi 20, ngwino tubibangamire ku munsi wa gatatu. Aho ngaho gutera imbere bizakugora. Rimwe na rimwe uzanasanga ayo mafaranga udashobora kubahamagara ngo guhe n'ibihumbi 10 wohereze mu muryango, kugira ngo umuryango ubashe kurya, ubashe kugira ubuzima buzira umuze. Nawe reba imyaka ufite, watangiye gutitira kubera amayoga menshi no kutabasha kurya kubera izo winjijemo, utabasha no kuzisohora, udashobora no gukora siporo, udashobora no kunywa amazi, udashobora no gufasha ibihaha byawe kugira ngo bigire ubuzima buzira umuze. Rero nagira ngo mbabwire imbaraga Dubai bakoresha ku bantu basindira mu ruhame cyangwa abantu banywera amayoga mu mazu. Urarubizi neza yuko hari Dubai iyo bamenye amakuru ko urimo kunywa inzoga, hari inzego z'umutekano ziza kwitwarira no kuguhiga, ukaba ufite n'ibyago byinshi byo kuba wasubira mu gihugu cy'iwanyu, waba ufite ibyangombwa waba utabifite. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko wasindiye mu ruhame cyangwa wanyweye inzoga. Hariya kugira ngo unywe inzoga ni ukuba aho wagiye kuzigurira ari ahantu hazwi kandi hemewe n'amategeko, ufite na fagitire, ukanywa ufite na fagitire ya za nzoga urimo kunywa, kuko barabizi neza yuko gusinda atari ibintu byiza cyane bishobora gutuma igihugu cyawe gisubira inyuma. Uko buri igihugu gifite abasinzi benshi, no gutera imbere biragorana, kuko abakozi cyangwa bari gukorera igihugu usanga ari babandi bibera mu biyobyabwenge. Icyo kintu nuramuka ukigabanyije cyangwa ukagikuraho, uzaba ufite amahirwe yo gutera imbere. Niyo mpamvu haje gahunda nziza yo kuvuga ngo tunywe less, unywe gakeya ushoboye. Ikindi ugomba kumenya nanone, nimba ugikunda abagore, ugikunda abakobwa, menya neza yuko gutera imbere bizakugora. Kuba urimo gutera imbere uyu munsi, jya wibuka yuko hari umugore wasize hariya mu rugo urimo gusengera, wibuke ko hari umwana wabyaye ukeneye ishuri. Uko Imana igiye kurema umuntu ugiye kubyara, imuha umugisha we, kandi uwo mugisha mu gihe ataruzuza imyaka y'ubukure igomba kuva muri wowe no ku mudamu wawe. Aho rero kuba urimo kuvuga ngo ndakora bigakunda, ndakora bikemera, ariko kugira ngo ugire intambwe utera ukabona birimo birakugora, ariko biri basic needs mu rugo urabasha kubyishyura, ni ukubera rya sengesho ry'uwo mudamu wawe cyangwa ry'uwo mugabo wawe ugusengera kugira ngo bana babashe kwiga. Nawe musore, rero impamvu ushobora kubona hari ukuntu bikunda, kandi nawe ufite akageso ko gukunda abo bantu, nuko hari ibikurimo indani bitarasohoka, bitegereje yuko ubanza kubitegurira. Ndavuga umugisha wa mudamu uzazana, wa mugore uzazana, cyangwa nawe mugore, wa mugabo uzaza, kugira ngo muze ubashe gukorera babana, kuko babana Imana igiye kuzabaha, mugomba kuba mwarateguye imigisha yabo, ko Imana iyo ikuremye ikuremera n'ibizagutunga n'umugisha wawe. Uko niko tubyizera. Aho rero kuba hari ikintu urimo kubona, ni icyo ngicyo kirimo kubitera, ariko ubundi uri mu nzira njyabukene mu gihe ugikora ibyo bintu. Ndaguha urugero, umbwire nawe akazi ukora ko ufite ubushobozi bwo kwishyura inzu 3 cyangwa inzu 4 bitewe n'abo ujyamo uko bangana. Urakodesha, aho ujya urakodesha kuri iryo habara ryawe cyangwa umukobwa wawe,
urakodesha, aho ukorera urahakodesha, iwawe mu rugo hari igikenewe kugira ngo kibafashe, ndavuga amafaranga, na hahandi naho ugiye naho hari izindi nshingano, kandi ubushobozi nayo winjiza ntabwo urimo kumacingana. Urabizi yuko ukeneye n'agacupa, urabizi neza yuko hari byinshi birimo kureba abana mu mashuri, ariko ugasanga uracyarimo gukunda ikinyobwa cyo hagati. Ibyo rero nukomeza muri iyo nzira biragoye gutera imbere nshuti yanjye, biragoye. Kandi niba ufite na kampani urimo gukoreramo, yaba iyawe, yaba uri manager, yaba ukaba ugishingiye kuvuga ngo abakozi ukoresha urashaka kuryamana nabo, menya ko akazi kamaze gupfa, azaza mu kazi igihe ashakiye, kandi azakora nuko akumva, kubera bazi kutazamwirukana. Ni byiza rero nubwo wagira ingeso kutazikorera muri institution, muri kampani cyangwa mu kazi ukoreramo, ntabwo ari byiza, bituma business igenda nabi kandi urimo kugenda uyitera n'umwaku. Ntabwo natenya kubivuga, nubwo hari benshi batemera ko umwaku uba, ariko imikoshi ibaho cyane rwose, kuko burimo kugenda winjiza igihombo muri kampani yawe. Uzavuga ntibazakumva bitewe n'iki, n'ibyo mwirirwamo, n'ibyo mukora, akazi kagenda gapfapfana, kandi mu by'ukuri aricyo kintu cyakagombye gutuma ahubwo kampani ikura, kuko mwakoze cyane. Kandi ikintu ugomba kumenya buriya, iyo uvuye kwa runaka mwaryamanye ukajya kwanuza no kwanuza, aho hantu hari izindi mbaraga ugenda ukurayo, cyangwa imyuka mibi ugenda ukurayo, bitewe nuko buriya n'icyaha gikorerwa mu mubiri indani, icyo cyaha rero kiragenda kigakura, kigatuma uzana n'imico itari myiza. Ugasanga hari umuntu kera mwari inshuti, cyangwa mwabanaga, cyangwa mwiganaga, ari intangarugero muri quartier, muvuga turiya n'umwana mwiza, ntavuga amagambo mabi, ntasaragurika, ntagira amahane, ariko mwazahura mu gihe runaka ugasanga yabaye mubi cyane, yabaye umusazi, yabaye umunyamahane, ugasanga yagize na ka kadefo ko gushaka kwiyahura, kubera ba bantu bagiye baryamana, bagiye bakorana, akagenda bavanamo ya mico yabo, ugasanga n'imitekerereze yagiye ihindagurika. Ari nayo mpamvu buriya Abanyarwanda ari abahanga, baravuze ngo iyo zibaye 100 ubasara. Ariko si 100 gusa, ahubwo za ngeso, ya mico ugenda ubakuramo, nigenda ikakoka, mugasanga umuntu ntiyanywaga amayoga menshi, yagiraga discipline, ariko ugasanga byarashize kubera kugenda aryamana n'abantu benshi bafite imico itandukanye. Ugasanga umujinya, kurakara byihuse, guhubuka, ubugome, ugasanga byose byagiye mu kwamemo kubera ibyo bintu agenda yirirwamo. Ni byiza rero kugira umuntu umwe ushobora kuba mwagirana ibyo byishimo, kugira ngo ubuzima bukomeze bwendereye, kuko n'Imana yaravuze ati nuko ndangije ndi mu muntu maze kumurimo. Mbona ko atari byiza ko agomeza kuba wenyine, muremera umufasha umukwiriye. Umufasha yamugize umuntu. Ni byiza rero kwirinda icyo cyaha gikorerwa indani. Ubu ndabizi ari abantu adakari, ariko niko kuri guhari. Ejo bundi nageze gukora n'ikiganiro, umwana w'umukobwa arimo gusobanura, avuga ngo gusambana ntabwo ari icyaha mu gihe habayeho ubwumvikane bw'abantu babiri, ariko buriya icyo cyaha gikorerwa indani. Ibyo avuga ntabyo azi, kuko ntabwo azi ukuri. Yaba azi ukuri yaba arimo kukuvuga, kuko Yesu we yaravuze ngo ni njye kuri, ni nanjye bugingo, ntawe uzajya kwa Data namujyanye. Rero tugomba kumwigiraho ko ibyo byose niwe wagiye ubitwigisha, unabitubwira, avuga ati ibi icyo cyaha ntabwo ari cyiza. Ni byiza rero ibyo bintu uko byirinda, nuramuka ubyirinze uzaba watsinze igitego gikomeye cyane kitagishorwa na buri umwe. Uzasanga rero batangiye kuguhamagara mu gihe uzumva yuko wahindutse. Ikimenyetso cya mbere uzatangira kubona, uzatangira kumva bakubwira ngo
runaka yarahindutse asigaye yirata, ntagishaka kuvugana natwe, ntagishaka kugendana muri groupe yacu, ntagishaka gukora ABCD. Turamuhamagara ngwino dusangire, ntashaka kubyumva. Uzamenye ko watangiye guhinduka, komeze iyo nzira watangiye, ntucike intege. Aho ngaho rwose uzaba wamaze kwavansa. Ikindi kizakwereka noneho ko wamaze gutera imbere, watangiye gutera imbere mu gihe karitsiye urimo bataravuga yuko wagiye kwa Satani, wagiye kuzimu, amafaranga ufite wayakuye ikuzimu. Menya ko ufite urugendo rurerure rwo gukora, ntabwo uragera ahantu abantu batangiye kuvuga iryo jambo. Kuko wamaze kugera kuri urwo rwego kabisa, uri mu kazi urimo gukora. Bavuga atari kuri ya muntu ko agira abakiriya benshi. Ese uriya muntu mu kazi ko kundwa na boss bigenda bite? Uriya muntu ashobora kuba afite imitsi, ashobora kuba afite imiti yisiga, ashobora kuba afite ahantu ajya gucisha imiti. Jya umenya yuko noneho sasa wamaze kugera ku rwego ushaka wagenda ukihemba. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imirimo yawe nishimwa n'Uwiteka. Uzagende ufate akavino, ufate urye umwe wishime. Ubwo nawe uzagenda utegurira akantu uvuga ati kabisa menya business yanjye, akazi kanjye katangiye kugenda neza, kuko abantu batangiye kubona yuko hari uburyo nangiye kugenda ngaragaramo. Aho rero mu gihe noneho bataratangira kubivuga, nta kanunu, nta ukwitayeho, nta ukumva, uzakore cyane my friend, uzakore cyane kuko uzakore cyane. Icyo gihe uzaba ugifite urugamba, ugifite inzira ndende yo kugira ngo utere imbere. Aho ngaho kabisa. Ikindi uzakubwira ko watangiye gutera imbere ni igihe hazatangira kujya haba inama mu mudugudu uherereyemo. Baravuga atari ko runaka ari he, runaka ari he, umuhamagara nabo twatangira inama adahari, kuko bazi ko uri bubahe ibitekerezo. Kandi buriya reka mbabwire, ushobora kuba ufite ibitekerezo bizima bishobora kubaka sosiyete, bishobora kubaka umuryango urimo, ariko kubera ko nta bushobozi, nta mafaranga ufite ashyigikira cya gikorwa urimo kuvuga, ugasanga kibaye imfabusa. Niyo waba nta bitekerezo ufite ariko ufite amafaranga barabifinansa. Ariko mu magambo meza hari, burya nta mukene, nta koprito, nta mukire umuskubaho. Waba warize waba utarize, nta mukire umuswa ubaho. Umukire arakubwira ati sinize ayo mashuri ariko nzakoresha bize. Ariko umuhanga n'abahanga. Ikindi nababwiye mugomba kuzirinda, mwebwe mu nkurikira kuri Marika Africa TV, nazumva ngo wagize ikibazo cy'igifu kubera kutitaho, muri muraseve murashaka kubaka. Iyo nzu ushaka kubaka waranze kurya, ushobora kuzayigira ibitaro cyangwa ukayigira inzu y'imiti, uzagiriramo imiti ya buri munsi. Cya mbere abakire batababwira uzabibona. Yagize ngo umuntu udashobora uzabacunga, uzasanga abafite utuntu barimo kurya, barimo kugenda, utwarimo gukora, afite utuntu arimo kurya, ariko buriya kubera akazi kenshi. Banza witeho umubiri wawe, uha imbaraga. Tuzakora ikosa, mbigisha gusevinga, ariko nubwo mbigisha gusevinga, icya mbere ni ubuzima. Ubuzima buzira umuze, tuzima. Tukabura n'Imana nayo ushobora kutakwakira kuko wime. Ushobora kutakwakira kuko Imana yaraguhaye ngo ubanze wiyiteho, ibindi biza ari inyongera, ariko ubanje kwiyitaho. Niyo mpamvu rero ngomba kujya mbabwira, hari ibyo nzajya ngenda mbabwira, mbameneramo abakire banze kutubwira, banze kubabwira, nzagenda mbavumbura gake gake. Ntabwo ashobora kukubwira impamvu iyo umaze gukora aba ahita guhemba amayoga, kugira ngo udashobora gutekereza. Akoze akazi neza karangiye,
ariko nta guhaye ishimwe yo kuvuga ngo akira amafaranga, ahubwo arakubwira ngo turasangirira hehe, nawe kwishima ngo ndimo nasangira na bose, arimo araruhuka, uzanabicunga uzasinda mbere ye, sindeje akazi kakunanire, yimereye neza yariye, akenshi azanakubwira ati munywa amayoga mutangariye, njye sinkunda kurya ko n'umucunga neza ibiboyiro ibintu by'ibinononono ariwe muntu wabiriye mbere, usanga urimo urakora akazi umuntu akaguhemba amayoga, bose urumva ari byo. Ndanjye ngenda bavumbura abakire bakora ibyo bintu, ngo wankoreye neza duhure tuganire dusangire, ngo uramusetse uramuruhura, rimwe na rimwe ugasanga naguhamagaye mu rugo iwawe bitameze neza, ariko kava njye ejo bundi byambayeho ndi kumwe n'abacuti banjye, umugabo ati muze tuganire dusangire, tubona amanuye akantu k'irote ya 200 agateretse hariya, ati nshuti wanjye ngo urumva abo ngone bakoranaga, ati gusamura ako kantu inote ya 200, ariko akajya kanwana ishavu, amarira yenda kugwa muri cya kintu, ndamubwira ati ako nk'ubu urivunira iki, amarira ashangwa muri ntabwo karahure iyo bireka, ati se ugira ngo yanaguha n'ibyo 10,000 cyangwa 2,000 ngo wohereze mu muryango wapi. Inshuti nk'izo rero uzirinde my friend, uzirinde, zimwe zirakwangiriza ibihaha, zirakwangiriza umubiri, zirakwangiriza intekerezo. Inshuti nyanshuti ni kwereka aho wakura amafaranga ubuziraherezo, tari wa muntu aho guhamagara ati ngo ngoye 2,000 ngoye 5 10, ahubwo nakwereke aho ayo mafaranga ava. Iyo niyo nshuti nyayo, niyo dukeneye mu buzima. Za nshuti rero zimeze gutyo, tangira uzigendere kure, zigendere kure, kuko rega wibuke ko urimo gukura, murakura, kandi nuko gukura kwawe ukeneye ibizakubeshaho mu minsi izaba atari myiza, utagishoboye gukora, ukeneye kuruhuka. Ku gihe kiragera umubiri ukananirwa bitewe n'imyaka ugezemo, umubiri urananirwa. Bibiliya irabivuga neza ngo nkiri muto narikenyezaga, ariko maze gusaza batangira kunyenyeza. Nawe rero umenya ko icyo gihe kizagera, utangire utegure icyo gihe. Turabakunda cyane rero, mwari kumwe na Murika Africa TV, tujye dusubira muri commentaire, tujye dusubira ejo. Turabakunda cyane rero, mwari kumwe na Murika Africa TV, ciao.